urajya kwihisha ngo ubyine gospel kugira ngo bigende. Oya Sara, hano hari n'ikindi kintu twamubaza. Ese afite imbaraga kizireba ibyo nkora nihisha? Ubu hari buretse gato. Iriya audio, iriya video ninjye wayikoreye. Ndanayipostingira. Mbabarira umbwire. Ubundi mu mwito umuziki niyo haramu. Kubyina kw'abagore nibyo haramu, kuririmba kw'abagore nibyo haramu. Ariko uko bivuze uravuze ati umwito ntago ari ibada. Yego. Kandi umusiramu agomba kubaho ubuzima muri ibada. Ku bantu batikwiza rero ntekereza yuko bura ku bantu batikwiza no umuntu umwe ku giti cye. Ntago ari igikorwa, ntago hari hategurwa igikorwa cy'abasiramu bavuze ati reka tujye guhuriramo n'abasiramukazi batikwiza. Icyo kintu reka tugikore, tuzahure turi abasiramukazi biyemeje kutikwiza, noneho reka tugende twicare duhure tunakora inama. Yavuze ngo nibiba ngombwa nyine ngo sinzi niwe bakababuza amahoro bikagenda gute ngo uzisubirira mu rugo irwamagana mu idini rya papa wawe na mama wawe wisubirire mu rusengero ngo si twa tuntu bavuza nago ngo niba rudupendo wongere ujye kutuvuza nimushake muzajye mu muriro. No kuvuga ngo nago nakufuye nta n'icyantoresha shahada. Ndagaruka mu magambo tuvuga tugira ngo dutore shahada. Sibyo? Twemeza n'umutima wacu n'ururimi rwacu ko Imana ari imwe itagira ikisa nacyo. Sibyo? Tukemera ko na Muhammad Imana imuha amahoro n'umugisha ari intumwa yayo. Twongeye kubaha ikaze tunabakira kuri Sarah Mutoni Show cyangwa Sarah Mutoni Films. Tubahaye ikaze tubasuhuza abakunzi bacu bari mu Rwanda, abakunzi bacu bari hanze yarwo, turabasuhuza kandi tubasabira amahoro y'Imana. Abasiramu turagira tuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abavandimwe bacu nabo turagira tuti amahoro y'Imana abane namwe. Tukaba tugarutse turi kuganira umuntu uri imbere ya kamera ahangaha umusiramukazi musanzwe mumuzi. Ubushize twaraganiriye cyane, turaganira umwanya uba mutoya buratwirana tubura uko tubigenza, ariko noneho twongeye tugaruka. Ariko n'abakunzi muri comment bari bavuze ati nta kibazo muduhe part 2 twumve hari ibyari byaduhuje turimo tuganira ku basiramukazi n'abasiramu muri rusange, ni gute twakwitwara, ni gute twaba beza imbere ya Nyagasani, ni gute twaba babandi bimbonera. Rero nkaba naremvuze ati yongere agaruke twongere tumeneho abiri. Ikaze kuri Sarah Mutoni Show. Mutoni urakoze cyane. Nanjye nishimiye kongera kugaruka kuganira n'abakunzi ba Sarah Mutoni Show. Nkuko twe twabivuze ko tuzabagenera part 2, ngira ngo nicyo gikorwa cyabayeho. Ikaze. Ndaryakiriye. Araryakiriye, urumva ko arimo neza. Ubu noneho turamenya duhera he? Turamenya duhera he ko mbona isosi yaguyemo inshishi? Oya nta sosi yaguyemo inshishi. Ntabwo arifuza kwigwamo inshishi. Turavuga ngo iki? Ako sinago ndi butangire noneho rwose. Oya ntago Okay, sound check, just listen. Sound check. Ni uyikosora aka kantu yashyizemo ko ubu none urimo kutwumva. Nari ndimo mvuga nti isosi yaguyemo inshishi, sinzi aho ndi buhere, sinzi uko turi bubigenze. Nanjye ndagira nti ntago isosi yaguyemo inshishi kubera ko nicyo umwanzi yifuza, ariko ntago yagwamo inshishi kubera Imana. So last time twayimo tuvuga ku bintu by'umwito. Umwito wabaye umwito. Nje natekerezaga ko ari n'ikintu gisa nk'icyarangiye, ariko noneho ejo bundi narongeye numva abashehe
bongeye kubikomozaho, mbona n'amavideo bayashyize ku macano yabo, barimo baravuga umwito wabaye umwito. Umwito ni ikibazo mu busilamu. Hajya turetse umwito twabiki? none se tuwukoze byo bitwaye iki? Kandi mbona birimo biratera ikibazo cyane. Abantu, abashehe bahagurutse bahagaze, ntago bashaka umwito n'igisa n'umwito. None se mubaze, ubu umwito uhagaze, ibibazo biri mu busilamu byashira, byahagarara? Ubu ko abantu basakuje bavuga ngo amatike ye kujya Imaka arakomeye, ko abantu basakuje bavuga yuko abashehe barya amaturo, twavuye mu musigiti, itike se yaragabanutse? Ngewe rero nk'uko mpora mbikubwira, ntago ndwanya abarwanya umwito, ahubwo ndwanya uburyo bari kubirwanyamo. Ntago uba wumva bifututse se? Imbaraga ziri gushyirwa mu kurwanya umwito, iyo ziza gushyirwa mu bantu batikwiza, kuko kwikwiza ni itegeko Nyagasani yashyizeho, sibyo? Ni itegeko rifututse, nutikwiza azi yuko hari icyaha bari gukora, sibyo? Ariko nkeka yuko nta aya yamanutse ivuga ko ngo turwanye umwito. Ahubwo umwito, ni ukuvuga ngo umwito ni igikorwa cyiza, ariko gishobora kuba gikorerwamo ibibi. Nkeka ko hakabayeho imbaraga n'ibitekerezo by'uburyo ki uyu mwito wakorwa, ariko ugakorwa neza, ariko ntiwitirirwe ibada, kuko umwito ntabwo ari ibada, sibyo? Kugeza uyu munsi wa none ni niyo mpamvu bicanga abantu. Wahura n'umushehe ku giti cye, wamubaza uti ariko se wokabyara we, mbabarira umbwire, ubundi mu mwito umuziki niyo haramu, kubyina kw'abagore nibyo haramu, kuririmba kw'abagore nibyo haramu. Ariko uko bivuze, uravuze ati umwito ntago ari ibada. Yego. Kandi umusilamu agomba kubaho ubuzima muri ibada, arangwa no gukora ibada, sibyo? Ukabaho mu buzima buri ibada. Niba hari n'ikindi ukoze kitari ibada, ntube proud yacyo, ugasaba Nyagasani ko yakorohereza icyo kintu ukanakireka. Wowe ubwawe uti umwito si ibada, hanyuma ikintu kitari ibada, kubera iki abantu batuma gikorwa kandi ubona ko nta kintu gifasha ku busilamu? Sara rero uri kundira mu mibare kubera mikoro yawe ufashe wenyine, kananjye nyifate nanjye njye nyiguha. Kuba mvuze yuko umwito atari ibada, ntago ari mu buryo busesuye, sibyo? Nshatse kubyita ibada kugira ngo nkwereke ko imbaraga uri gushyirwamo z'umurengera, hari aho zagakoreshejwe muri ibada ibada ya indi nono y'itegeko. Ngaruka nkubwira ngo umwito si uko atari ibada, ko umwito ni ibada, kuko ni ahantu abadamu duhurira tugashyigikirana, tudushyigikira umwana wacu ugiye kurushinga. Ese umwana wacu ugiye kurushinga, ntago gushinga urugo ari ibada? Gushinga urugo ni ibada. Impamvu nari mvuze ko atari ibada ku munota wa mbere, nuko nari mbanje kuguha urugero ruvuga ngo izi mbaraga bari gushyira mu kurwanya umwito, kuki zitarashyirwa mu bantu batikwiza, kandi kwikwiza ari itegeko rya Allah. Ku bantu batikwiza rero, ntekereza yuko buriya ku bantu batikwiza n'umuntu umwe ku giti cye, ntago ari igikorwa, ntago hari hategurwa igikorwa cy'abasilamu bavuze ati reka tujye guhuriramo n'abasilamukazi batikwiza. Icyo kintu reka tugikore, tuzahure turi abasilamukazi biyemeje kutikwiza, noneho reka tugende twicare duhure tunakora inama. Niyo mpamvu ubona bitandukanye n'umwito. Umwito we ni igikorwa gihuzwa, gishyirwamo ubushobozi, gipangwa, kiba kirimo imbaraga. Si urumva nanjye ubwanjye narakubwiye ngo ntago ndajya mu mwito, nta bumenyi buhagije mfite ku mwito. Niyo mpamvu nanjye nicaranye nawe ngo abantu haveho icyo kintu cyo gutekereza ko umwito ari ubwangizi. Ndagira ngo ubabwire abantu basobanukirwe, bamenye yuko umwito ni ubwangizi, si ubwangizi. Ngewe rero hano ntago naje kwigisha abantu ko umwito ari ubwangizi cyangwa atari ubwangizi, oya. Nge ndavuga umwito ku giti cyanjye uko nkufata. Ukoresheje ijambo rivuga ngo impamvu umwito urwanya ni uko abantu babagiye hamwe ari benshi,
ngo umunsi abambaye ubusa bazajya hamwe bakavuga ngo twebwe rero ngo tugiye kwambara ubusa, abo bantu bazavugwaho. Urumva ko mu Busilamu ubundi inama amaru biniyati, sibyo? Buri gikorwa cyose Nyagasana kibarura akurikiye umugambi wakigizeho. Bivuga ngo rero natwe mu mwito ntago turi abagore bishyize hamwe ngo tuvuge ngo tugende ngo duhangane ngo n'abashehe ngo tugende, oya, ntago ariko bimeze. Natwe mu mwito, umwito ntago uyu munsi wa none ari bwubaye. Ingoma zahise zose. Yes. Impamvu baye ikibazo ngewe ndanabishimira bari kuwurwanya, ariko basi bahindura uburyo bari kuwurwanya, musindi kubategeka nabyo birabi bibazo. Ariko none ukuvuga ngo hari urwego abadamu twari tugezeho rwo kuba twebwe ubundi mu myito ntitukibyina. Urebye ntitukibyina kubera gusaza, gukura, kwiga idini buhoro buhoro, ibintu bikagenda bigabanya pressure byari biriho. Ni ukuvuga ngo umwito w'uyu munsi wari ugeze igihe cyo kuba tujya mu mwito ugasanga abadamu baricaye bari kwiyumvira za ndirimbo gusa, ariko nta bari kubyina. Noneho ba nyiri umwito nibo bicaye barareba baravuga ati se niki twakora kugira ngo abantu baje mu mwito bishimye, benjoyinge, donc baruhure mu mutwe. Twari tugeze ku rwego noneho rwo kuba twebwe tutabyina, tujya kuzana abandi babigize umwuga kubyina, bakaza bakabyina pe ibintu biteye isoni, ibintu bitari byiza no mu buzima busanzwe, tureke n'idini, no mu buzima busanzwe hahandi natwe dukunda imiziki, wabirebaga ukaba uri mu mwito ugashiduka wifashe gutya, ugashiduka umeze gutya uri kwibaza uti Mana yanjye yego nkunda umuziki, ariko se none ibi ngibi birarenze. Urabona ko hari amavideo abateye isoni, ukabona umwana ari kwinyonga ibintu, nawe ubwawe uri umubyeyi ufata umwana wawe ukamuterekamo ukabona kwibaza nishimira ibi bintu, donc ukumva ubwoba burakwisha. Urumva ko twa tugeze ku rwego rubi pe rw'uburangare bukabije. So nge nkumva rero ko niba natwe ubwacu tubibona yuko twari tugeze ku rwego rwo kujya kuzana abatubyinira ibyo twe tutabyina, ni byiza kugira abahwituzi, sibyo? Ni byiza kugira abaduhwitura bakatubwira ati musigeho bashiki bacu, muri kurengera uyu mwito nawe ubwawe nturasobanuka, none ahubwo noneho murarengereye, bifashe indi ntera. Bashiki bacu, ba mama bacu, bibi bacu, baki musigeho, nimugaruke basi ahakera, sibyo? Kuko ahakera ho abadamu ubwabo nibo bakubitaga izo ingoma bagakubita ingoma, bakaririmba amagambo meza arimo kwigisha, bakunda kwita amashayiri mu Giswahili. So rero nge numva ko aho kugira ngo baze bagaragaza yuko nk'umushehe uherutse kubivugaho, ngewe naramwumvaga n'amatwi yanjye nanicaye mu musigiti, yatanze urugero asanisha umwito w'uyu munsi n'ibyishimo byo kubwa Rasul salama. Aravuga ngo abadamu bo kubwa Rasul yatangiye anyomoza ngo indirimbo yaririmbiwe Rasul salama ava i Maka yinjira i Madina, agenda anyomoza amwe mu magambo ngo atemewe yari arimo, ageraho avuga noneho ku buryo kibo bakoraga ibirori byabo. Avuga yuko ibyo birori byabo bo ngo abadamu ngo bari bafite utugoma ngo turiho nyine kuri ingoma ibikoze, ngo ariko munsi ngo hafunguye, ngo utwo tugoma bo ngo nitwo bakubitaga. Byatumye nibaza, ndavuga ntese umwito wacu uri kurwanwa kubw'ibikoresho dukoresha, ikibazo cy'ingoma, kubw'ibibazo n'ibibazo by'ibikoresho, ni ingoma, ni ya micro bafre. Eske umwito uri kuba haramu kubera yuko twebwe tudakoresha turiya tugoma duciye hasi, noneho ku buryo nitureka ingoma izo zifunze hasi tugakoresha twa tugoma, byo bizaba byemewe? Kuko mu mwito mu kiganiro cy'ubushize naravuze nti njyewe nabajije abamenyi, ndababwira nti nimudushakira uko abakera tufataho ubumenyi bishimaga, kuko icyo njyewe ubwonko bwanjye budakurura ni ugushaka kutwumvisha yuko aho turi mu isoko hagomba kuba amawayiza, mu mwito amawayiza, muri kitchen party amawayiza, muri bride shower twagiye gushyingira umugeni amawayiza. Kandi umwito ugamije iki? Buretse gato, kandi
aho ngaho bari kutu urancanze sa aho ngaho bari kubabwirira gushyira amawayiza no kuvuga ngo yes amawayiza ntago agomba kuba ari ahantu hose yes amawayiza ntago agomba kuba ahantu hose cyane ko inyigisho zabo abo bamenye ziri kuza zikuraho kuba ibyicaro tugiye gutangiza ngo twasoma Korani ibyo bari kubyita ko ari bida kandi se yego gusoma iduwa tumaze dusoje ibyicaro ni bida. Izo nyigisho ziri kuza zitubwira ko gutangiza icyicaro tugiye gukora Korani ari bida no gusoma duwa nyuma y'icyicaro ari bida. Eske uyu munsi wa none umwito w'amawiza ku bwa Rasulu warabayeho ku buryo waba atari bida? Nabaza abamenyi bacu umwito w'amawayiza wo kuki atari bida igihe icyicaro ubukwe bwakuriweho gutangiza Korani, ibyicaro twari turimo twatangizaga Korani abantu basakuzaga bagacicika kuko dutangiye dusoma Korani bikaba byavuyeho mu byiciro. Uyu munsi wa none kuki mu mwito hari kwitirwa ko hagomba kuba amawayiza? Ese ku bwa Rasulu umwito w'amawayiza wabayeho? None ngiye nkaba nabaza ntese utwo tugoma bavuze nibaze n'ibya bindi navuze ngo mutubwire muti ibi ni mubireke nibi mubireke igihe cyose basaga agatima kanyu kakikuru uyu muziki, kubera ko nubwo dukunze umuziki turi bashiki banyu turi abagore banyu turi ba mama wanyu ntaho muri buduti. Ni mudusobanure neza mutubwire ikibi kiruta ikindi tukireke, bityo ni icyo tuzajya tugenda tureka kizajya kitwegereza kubireka burundu. Rero reka duhe abantu nk'agahomuwaka abashehe bazadufashe badusubize ni iki gikwiriye kubaho umwito. Ubundi impamvu nari nkubajije ngo ubundi umwito ugamijwe kubera iki? Ni iyihe ugamije iki umwito? Umwito icyo ugamije ntekereza ko ari ugufasha umwana w'umukobwa ugiye gushaka, sibyo? Ni ukumusapotinga mu buryo bw'amagambo, mu buryo bw'ubushobozi, no guhura n'abantu bakuze bagenda bamubwira bigenda bitya nugera mu rugo uzitware gutyo. Si ibyo ngibyo rero abashehe nibatubwire ese ibyo bintu byaba ari bibi bazabireka abakobwa bajye bateretwa bari mu rugo nibarangiza bagende bashake batabonanye n'ababahanura, cyangwa se igikorerwayo ni umuziki niwo badashaka, sibyo? Ubwo bazadusobanurira ibijyanye n'umwito mu by'ukuri. Nanjye ntago namenya ngo byasobanuka gute kuko mba numva bikabije cyane. Hano rero ikintu ngiye nakubwira mu ishusho ryanjye mu ko mbibona nuko umwito ufatwa nk'umuhuro na kera na kare mu muco nyarwanda umuhuro wahozeho. Donc ni ibirori byo kwishimira ko icyo gikorwa cyabaye. None muri ibyo birori niho twanavuze ngo tujye duhuriza amaboko yacu, uwa 2, uw'igihumbi, uwa 3, uw'iki, donc twishime. Rero ngewe ikintu nshaka kwibariza nyine umushehe wenda uri bushake kugira icyo akora kuri iki kiganiro ambwire ngo ese dushaka utugoma tw'uturika abari ko tuvuza nk'uko ku bwa Rasulu batuvugije, kubera ko icyo gihe biraba ari suna. Kuko ngewe icyo nshaka ni ikintu naho nshaka ko niduhura na ba badamu bigaragare ko ari ibirori atari ishuri, kuko amawayiza ni ishuri. Amawayiza turaza tukicara nyine umwe akavuga nk'uko nabivuze ubushize, rimwe na rimwe ugasanga ibyo ari kuvuga n'ibyo akora ntaho bihuriye. Habe mu rugo rwe tugasanga ari kwigisha abagore gufata abagabo neza, ariko tukumva umugabo we ntibabanye neza, umugabo we, kuko akenshi tuba twigishwa n'abagore. Akenshi ugasanga ari kwigisha ababyeyi ukuntu tugomba kurera abana, ejo tukumva abana be nibo babyarira mu rugo. Ukibaza se uyu muntu ubu buhamya bwo gufata abana neza n'inyigisho ari kuduha we ko yazikoresheje ko zimurimo, ndumva yarazimiza zivuga neza. Ni iki gituma ibyo ari kuvuga bidahura n'abana be arera? Noneho uyu munsi wa none ahubwo tujye no kumwigiraho, tuvuge tuturiya muntu Jeanne yigisha abantu kurera neza. Noneho nimuze tujye kureba mu rugo rwa Jeanne tumubaze. Ubwo ntibyaba kuri kwa kundi ko habaho umwana unanirana, umwana ukaba uri umuntu wigisha neza umwana ariko umwana akakunanira, ko nabyo birashoboka. Nibyo
akaba ari ukaba wakubitana n'uwo mwana wamunaniye cyangwa se uwo mugabo wamunaniye, ariko nyamara we ntako atagize, kuko abana barananirana haja, urabizi neza. Urakoze Sara, aho niho nashakaga. Ni ukuvuga ngo nibyo bya bindi nakubwiye ngo kuba bavuga ngo amawayiza b'inyigisho kandi za nyigisho zitari gutanga umusaruro, nkeka ko hari ikindi cyagakozwe, ahubwo hari ikindi cyagakozwe. Biragaragara ko hari ikindi cyagakozwe kiri kwirengagizwa. Umwana yananirana nibyo, n'umugore yananirana nibyo, n'umugabo yananirana nibyo, kandi za nyigisho bazibonye. Noneho hano nkahita nkubaza niba habaho kunanirana kumwe muri twe, ni iki kiri gutuma uyu munsi wa none niba nkoze ikosa ndi buhanishwe kumanikwa no gutarangwa no kuvugirwa no gufata ya magambo navuze bakaterekamo ibintu bihamagarira abantu kwanga? Ibyo ni ibintu nicyo twari bugereho tuvuye ku kibazo kimwe. Umwito ndagira ngo abamenyi bazadufashe badusobanurire neza ibintu, babigire clear, bive mu nzira, bavuga ati umwito dukeneye n'uyu, reka tunabiveho ko nta kintu twahindura usibye kubivugaho. Hanyuma rero bijyanye n'ibyo ngibyo haja, ikintu cyaje kiragushyikira pe, ijwi ryawe rijya hanze, voice note yawe ijya hanze, urimo urisararanga, urumva bana wabicicije, uragira uti ntago njyewe ibintu byo kutubuza umwito ibyo bagende babibwira abandi, ibyo ntago nje simbikozwa. Nawe utangiye kumpembera ndi kuvuga ikiganiro ndagishyiramo umugabo wabyumvisha sa yabivuze no mugabo, oya wabyumvisha, yabivuze no mugabo, tugikine wumva ibintu yavugaga. Waragira ati nukuri we urumva amagambo wavuze, uriya mugabo ntabwo ashaka mwibere winamukina naje kumucuruza. Urumva rero numvishije ijambo avuga ati ufite ubukwe bw'umwana wawe, urumva aragira ati umwana wawe ni umusiramukazi ugendera ku murongo w'idini neza, ku murongo, ariko agaba afite ahantu atandukaniye na mama we. Umwana ntago ashaka umwito, ariko mama we arashaka umwito. Urumva ubwo ndi kugira ibyo yagiye avuga ati ego. None se sa uyu mwana ni uwande? Wawe w'umuki? umusiramukazi. Yarezwe na bivuga ngo yarezwe nande? Yarerewe mu yahe maboko? Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none niba njyewe ntari mwiza kuko nkunze umwito, nkaba mbyara umwana mwiza ufite idini, wabimpurizaho na kimwe tumaze kuvuga cy'umugore mwiza wigisha abantu gufata neza abana, ariko umwana akamunanira? Umwana akamunanira. Ndabyumva, yego komeza. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi wa none nashaka kukwereka ko intege nke naba mfite ntago zakagombye gusiba ibindi byiza naba narakoze. Hari ubwo uyu mwana wanjye yaba ari umusiramu mwiza koko yanze umwito, kuko nyine njyewe ariyo kote faible yanjye ngikunze uwo mwito. Ese muri iyi audio y'uyu mugabo wumvisha nashimira nibura ko nareze umwana neza? Ntago yashimiye. Ntago yagushimiye. Ubwo rero niba atanshimiye, ese ibi bintu yakoze akunze idini, ari kurwanirira idini, ari gushaka kungarura ku dini, cyangwa ari kunsenya? Urumva abantu bari butekereze cyangwa se bavuga bakurikije abantu babibonye, kuko cyarebwe, ngira ngo nacyo kiganiro cye cyarebwe, baribaza bati ese ubu Hajati ntiyaba, hari ibyo nabonye muri komenti ngo bizagusaba kongera gutora shahada kubera amagambo wavuze. yavuze ngo nibiba ngombwa nyine ngo sinzi niba bakababuza amahoro bikagenda gute, ngo uzisubirira mu rugo i Rwamagana mu idini rya papa wawe na mama wawe, wisubirire mu rusengero, ngo si twa tuntu bavuza, ngo niba udupendo wongere ujye kutuvuza, nimushake muzajye mu muriro. No kuvuga ngo ntago nakufuye, nta n'icyantoresha shahada. Ndagaruka mu magambo tuvuga tugira ngo dutore shahada, sibyo? Twemeza
n'umutima wacu n'ururimi rwacu ko Imana ari imwe itagira ikisa nacyo, sibyo? Tukemera ko na Muhamadi, Imana imuha amahoro n'umugisha, ari intumwa yayo. Muri ariya magambo navuze harimo ko nahakanye ko Imana ari imwe, mpakana na Rasul ko ari intumwa y'Imana? Oya, ntaho wabihakaniye, ariko ni ubwo niba uvuze ngo uzasubira mu rugo ugende wisangira idini ry'ababyeyi, hanyuma nimurangiza urumva ijambo riba ryagiyemo ritari ryiza, nidushake tuzajye mu muriro wowe nabo. Urumva izi saha wakabaye urazwi inshinga nuko bo bashobora kuzajya mu muriro ko niba batari baba abasilamu. Ntago wakabaye urazwi inshinga no kuba wagenda ahubwo ngo basange namwe mukora iki, mwongere mufatikanye nimushake muzajya. Sara, aho ngaho uri gufatanya n'uyu mugabo kuncira urubanza, kandi umva nkubwire, kandi njyewe reka nkubwire, reka mbanze nkusobanurire neza. Ni ukuvuga ngo ni amagambo we yakomantinzeho wavuze. Icyo ngira ngo usobanurire abantu ni ukuba clear, ibintu wabivuze bitewe nabo muri kumwe, cyangwa se nibyo mwarimo, cyangwa niba zari blague, cyangwa niba byaro kuganira ko abadamu bari aho ngaho, ntibumve yuko ari igikorwa. Ni ukuvuga ngo ni ugusobanurira abantu. Hariho uriya watanze audio yawe, hariho izi saha ntabwo ari we turimo kwitaho, wayitanze turi kwita ku bayirebye n'abayumvise, barangiza bagafata hajati nk'umuntu udashobotse. Ntekereza uko uyu muhajati mureba yagiye imaka, sibyo? Yageze ku butaka butagatifu, abahageze barahazi, ntago ari ikintu kiri ize, ntago ubyuka ngo bigereho. Ni ibintu Imana yonyine ikorohereza kugira ngo bigereho. So ntago ari ukugucira urubanza, ahubwo ni kugira ngo usobanurire abantu, babwire ati ibi nibi nabivuze kubera iyi mpamvu, ntibumve ko wowe, kuko ibyo byose wasomye comment ikiganiro wakirebye, abagutera iki amabuye be gukurikiza ibyo uriya yavuze bitewe n'uwenda niba arimo gucuruza cyangwa se arimo kugira ibiki, bumve ibyo ubabwiye koko niba ari byo cyangwa atari byo. Nicyo ngicyo impamvu nkubwiye ko ufatanyije nawe kuncira urubanza, nuko uhise ujya muri komanteri we yakoze, kandi atari ko nawe ubwe wabikoze. Uretse kuba bamuhaye audio, ntago yabaye umusiramu mwiza ngo ababwire ati mumpe nimero z'uwo mubyeyi muhamagare, ndumva ari kurengera, sibyo? Mubaze naho iri jambo yari kuko bwaryo, kuko yamfashe no ku ifoto ye yakoresheje. Reka mbanze mbimushimira ko yamfashe antereka hagati y'abashehe benshi muri majlis. Ni ukuvuga ngo yangize umuntu ukomeye, yangize umuntu w'agaciro, sibyo? Mukungira umuntu w'agaciro we siko yarabizi ko ari kungira umuntu w'agaciro, ahubwo no kw'Imana yandemye izi ko ndi umuntu w'agaciro, kandi koko ndi uw'agaciro, sibyo? Rero ni ukuvuga ngo kuba ndi uw'agaciro, naho nanabishyize kuri stati zanjye, njye ndi umusiramu ukomeye. Impamvu mvuga ko nkomeye nuko nabwinjiye mbukunze mbushaka, mbwinjira ntawe umpaye kondisiyo yo kubwinjiramo, ati nutabwinjira nturaraha, nta nuntegetse. Maze kubwinjira ndabwiga, maze kubwiga uyu munsi wa none nzi ijambo navuga nkava mu busiramu, mfite n'ijambo nzi navuga nkaba ntavuye mu busiramu, mfite n'ijambo nzi navuga nkaba ndi kototera kuva mu busiramu. Mu kototera kuva mu busiramu akenshi bishobora guturuka mu burakari bw'iki bw'abari kunkosora. Ari byo nanavuze ngo nibiba ngombwa, navuze ngo bibaye ngombwa nanasubiraho navuye, kuko hariyo data na mama, sibyo? Kuba twara buretse bibaye ngombwa abantu banyatakira bibaye ngombwa ko abantu bamwataka, like bamubuza amahoro, hahandi ntaho abona ubwinyagamburiro, yasubira he? Yasubira mu rugo kuko harahari. Ahangaha naho mpakosore, kubera yuko iki kiganiro nubwo iyi audio bayifashe, ntago ari ikiganiro wenda nk'iki ngiki ndi gukora nagiranye n'umuntu, sibyo? Wenda ngo aba ariyo mugambi mfite koko kwibaza koko nibakomeza kunserereza ndarivamo. Okay, birashoboka kuko nabarivamo bafite impamvu zibavanamo, kandi njye nzi aho navuye naho ngeze uyu munsi, ariko nyuma y'ahangaha ntago mpazi. Niyo mpamvu bishobotse irashoboka, ariko fanahuzu billahi minadhalika sibyo nifuza, kuko nkeka yuko n'umwuka uri gukoresha abangaba
ushobora kuba uri kurwanya nyine ubwo busilamu njye mfite. Ni ukuvuga ngo rero iki kiganiro, iri jambo mbanze ndi sasire, ntago ari ijambo navuze wenda ngo nihereranye n'umuntu kumwe abagore bafatana amajwi, ngo aba ari ijambo namubwiraga ry'ibintu ry'umugambi mfite ari projet mfite. Ni ukuvuga ni urubuga twari turiho, ni we ngiye kubisobanura, sindi bwisobanure kuri uriya ko we nta bisobanuro yakeneye, ahubwo ndabwira abantu bankunda bari gukangwa n'ariya mafoto yanjye yashyizeho. Ntago ari umuntu twicaranye ngo tubiganire, ahubwo ni kwa kundi twari ku rubuga. Urabona abantu ngiye bamenyereye mu ishusho yo kwishima. Muri iyo shusho yo kwishima rero kuri urwo rubuga rw'umwana wanjye, abantu bariho bari kumbwira ati Jati mana we, hari uwaje aravuga ngo mana ngo sinjye uzarota uyu mwito ugeze, tuzatwika sinzi, tuzabyina bwire, tuzaze saa 8 dutangire kare parara. None ngiye mpita mbabwira nti shahu se abashehe ko mbona bisize insenda bazaba bemeye ko tuwukora. Urumva byari mbese nka sinzi nyine aho abantu bicaye, sibyo? Ntibazaba bemeye ko tubikora. Undi nawe araza, hari irindi jwi ririmo ry'umuntu nawe wari uri ku rubuga ngo ngo abashehe wana. Urumva naryo yarishyizemo. Noneho ndanje bandi barakomeza bava, niryo ngiryo yashyizemo, ariko twavuze turi benshi kuri urwo rubuga. Noneho nibwo umwe yavugaga ati nibafunga ku ntwari se bazaba bafunze ibigo byose. Nanjye mpita mvuga nterega nibabikosora uko bikwiye gukosoka, kuko binabaye ngombwa ni njyewe wanjye nazawujyana muri mera neza. Ntinawujyana muri mera neza, ntitugafata amatike tukajyayo, ntitukishima tukenjoyinga, ni kuko umwito wacu ugamije kwishima. Nuko noneho sinzi ukuntu kari akantu ko kuvuga ngo hari uwavuze ku buryo yavuze, sinzi ijambo yavuze, ngiye nko kumubwira ko ndi umuyingi ya dini nkuko bajya bivuga. Nibwo ngiye navugaga kariya ntishane ngewe ndabona ibitero byakomeye, iri dini ritangiye kuzamo ingumi nyinshi. Ngiye nibiba ngombwa ndabona narijemo kubera amahoro, nibiba ngombwa ndisubirira iwacu, nisubire kwa data na mama. Hamwe nuko nzi yuko nyine kwa data na mama bambwira yuko bo idini ryabo ritemewe, rizajya abantu baryo bazajya mu muriro, niko kari akantu nongera ndavuga nti n'ubundi ni yayandi, ni hahandi nta juru ritarimo data na mama. Nubwo ni munyirukana muri dini ryanyu nzisubirira kwa data, nintanasanga y'umuziki nzafata ipendo ndirimbira Imana ndi kumwe mu myizerere iwacu. So ntago ariyo niya yanjye rero gusubirayo, uretse ko muri kadari birimo naho nabikwepera, ariko hamwe nuko nsenga Imana kandi kanyumva ko ntago nagiye ku butaka butagatifu kubera ko Imana itanze, sibyo? Nta nubwo naje ngo niga idini kubera ko Imana itanze, nta nubwo bari gufata ifoto yanjye ngo bayihuze na majirisi kubera yuko Imana itanze. So ntago rero inshuti zanjye bavandimwe, aya mafoto yanjye ari gukoresha ari gushaka umugati, nubwo ari gushaka umugati wa haramu mu buryo butari bwiza, Imana imworohereze imuha akazi keza, ariko ntago gahunda yanjye ari yo kuva mu busilamu, kuko nzi itandukaniro ry'abasilamu n'abatari abasilamu, rya Islamu n'abasilamu ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuba rero yashaka kunyataka ansazane, nayo mpamvu hari irindi jambo navuze maze kumva iki kiganiro ndumvishe mbabaye, ndavuga nti uyu nguyu we yariyemeje kurira mu kubabaza imitima y'abantu, ntariko mbabajwe n'umushehe uri bushake kujya, kuko nabonye abashehe bacu nabo niba ari Ibilisi ya Ilahi Maulana, umwanzi w'ubusilamu buriya wa mbere n'ubujiji sa, kandi ndabona ariyo dawa igezweho. Dawa yacu iri gukorwa mu kavuyo, iri gukorwa mu bujiji, hahandi ubujiji buri muri dawa yacu buri kugenda butema imiti y'imizi y'igiti, bari kugenda bakata imizi uhereye hariya arakata, uhereye hariya agakata, ku buryo tuzashiduka ya aya Allah yavuze ko ubusilamu ari uzaburwanirira. Biragaragaza ko uburyo turi kubukoramo ntago turi kurwanirira ubusilamu, ahubwo turi kubusenya. Hahandi Allah ari uzagaruka ko nidukomeza gutya, Allah ni uzagaruka kugira gute kuburwanirira. Uti kubera iki? Navuze nti Imana imfashe ntihagire umushehe unkoraho ikiganiro ngo mvuga amazina nk'uko uriya yabigenje. Niba ashaka no kumvugaho basansange anyegere, ambaze icyabinteye, anambwira ati maze ntuzongere bira bintu byakugusha muri shiriki, cyane ko mu mari ngenge nanjye ndabizi, kandi buriya ngo mu magambo menshi yavamo ibicumuro.
nibyo koko birashoboka kuba twiraye nk'abadamu twe tuzi ko biri bigarukira aho ngaho bikaba byagiye, ariko ndabamara impungenge ko mbizi ko ari amagambo rwose yabyara ibicumuro, yabyara ibicumuro, ariko ndabamara impungenge ko Allah we ureba ku mutima wanjye arareba ko aya magambo atandukanye n'ibindimo. Arabasobanurira rero kugira ngo dusoze. Nabonye akandi kantu yashyizeho nabonye katari keza. Yafashe iriya video warayikoze, hari video yashyizeho uri mu ndirimbo za gospel za Theo bose babireba, warayikoze? Yego, iriya audio narayikoze, yacishijemo kariya ka audio aragira ngo aragenda guys, ariko namwe rero mujye mureka gukabya abantu ngo aragenda ngo akiherera, ngo ariherera se arimo kwihisha. Nderega ntabwo tujye umuntu icyo akora tujye dukora ibintu kubera Imana, nimukajye mukora ibintu kubera abantu, kuko buri muntu wese ku munsi w'imperuka buri muntu wese azaba arwanize abazwa ibye. Ni umunsi umubyeyi atazamenya umwana, ni umunsi umwana atazamenya umubyeyi. Buri muntu asambukwe cyangwa se Imana imworohereza ukwe, sibyo? Urajya kwihisha ngo ubyine gospel kugira ngo bigende bite? Oya Sara, hano hari n'ikindi kintu twamubaza, ese afite imbaraga kizireba ibyo nkora nihisha? Ubu hari buretse gato, iriya audio iriya video ninjye wayikoreye ndanayipostingira, ntago yayisanze mu mabanga yanjye, ntago yayisanze mu mabanga yanjye nk'aya wa mugabo ninde harya, wa mugabo basanze amafoto 400 muri Nuzi, urumva? Ntago Ebari Tazari, ntago iriya video yanjye imeze nka za video za Ebari Tazari yarire mu bwishu, ninjye wayibyinnye nyishyiraho, sibyo? Uyu munsi wa none se Jane ninjye ngenye n'ubyina amagambo ari mu ndirimbo, udashyiraho indirimbo abyina ashyiraho amagambo bari abapasiteri bakoresheje, nubwo nabyo batubwira ko atari byiza, sibyo? Rero mpamya ko nawe kuba yavuze ko njya nihisha nkahimbaza, hamwe nuko yakoze icyaha cyo gukeka, hamwe nuko yakoze akazi ka Allah, nkeka ko nawe ni rya dini navuze ko atari kurwanirira, ahubwo ari kurikatimiza, sibyo? Kuko muri umuntu wanjye wari hafi kwinjira idini, nabona ibyo bari kunkorera ntago azaryinjira. Mama wanjye wari kwinjira idini, nabona ibyo bari kunkorera ntago azinjira idini, sibyo? Bivuga ngo rero niyo mpamvu navuze ngo dawa yo mu Rwanda niba dukeneye amahugurwa, kuko uyu munsi wa none Sara, niba mufti w'u Rwanda, umuhagararizo w'abanyarwanda ashobora gutanga inyigisho, abamurwanya cyangwa se abatumva ibintu kimwe nawe bagasubiramo ikiganiro bakirenyega bagikerensa, Jane ndinde wo kuvuga amagambo asukuye kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma, nkabura no ku gihe cya Rasulu hariho abataramwemeraga kandi ari intumwa ya Nyagasani yohereje iri nta makemwa. Ikintu nabwira abantu, ubundi reka nite nko kugaya, reka ni nk'isomo, ibi bintu biba biduhaye isomo. Abantu baba bari kuri group, mwabamama muri kuri group ya mugenzi wanyu, n'umumama mugenzi wanyu, ese kuki mushobora kuganira nkaho uba wabifasha ukabiforwardinga kugira ngo bakunde banike mugenzi wawe, biba biri bugufasha iki? Ntago muzi, ariko ndimo kumubaza ndeba muri kamera, ese biragufasha iki? Ese kuba yageze hanze biragufasha iki? Ese kuba bagaragaje ibyo byose mbwira ikintu bigufasha? Ese niba mvuda wayivuyemo iyo groupe, niba bakubangamira, niba uwo mwita arimo bakababona aho kugira ngo akuremo ibiganiro bikorerwamo agende, sibyo? Vamo, sibyo? Intumwa y'Imana yatwigije nyine kwimuka ababi ukabimuka, ntubimuke mu buryo bwo kuvuga gusa, ahubwo aho bari havi. Niba abona yuko mukora ibintu bidakwiriye muri groupe yawe, arakuramo iki? Cyangwa ahubwo ari gukoramo iki muri groupe kugira atange izo video asebanye, yumve ko mugenzi we bamukubise hasi? Ntago ibyo bihagije, ntago aricyo gisobanura kubaka ubusilamu, ntago aricyo gisobanura. N'uyu mupapa nawe mureba rwose, ntago ntekereza ko nawe urugero uri ari umudamu wawe wavuzeho ariya magambo, ntago wakwishima, ntago byamunezeza nubwo abaye ari umudamu wawe cyangwa se abaye ari sister wawe. Umuntu arakosa, mama mumubonera kugukosa, ariko ntago muzi aho yihanira ngo ni hehe.
musigara muri kumucira imanza hanze ariko ntago muzi ese uyu nguyu murimo gucira imanza izi saha mwamuzi igihe ese mwaba muzi ko yihannye cyangwa ntabyo mwaba muzi. Ibyo byose usibye Imana Nyagasani niyo mucamanza utabera. Naho abandi nawe ubwawe dukurikije ntuzi ukuntu imeze story yose ukuntu wayishyizeho wagiye uvuga ibyo atavuze, wagiye ukora ibyo atakoze. Hari ikintu nashakaga kuvuga, ni ukuvuga ngo iteka niturwana iyi ntambara ya dawa tutayikora kubera Imana nta kindi uretse ya mizi turi gukata nk'uko mbigarukaho. Uyu muntu twari kumwe ku rubuga, twavugiraga ku rubuga kandi nta mabanga yari arimo nawe ariho. Ese nibura yaje aratubwira ati musigeho mwa babyeyi mwe kurengera. Noneho avuze atyo wenda tuhita tumurya remove tumuriye remove, noneho ararakartirika, noneho nitabaze chano ya dawa ishobora kugarura aba bantu ku murongo. None se niba yakoze kubera Imana, yaba nibura yagiye inbox akambwira ati Jani uru rubuga ko ari urw'umwana rwo gutwerera, ibi bintu uri kuvugira urabona utarimo kwangiza imitima y'abantu. Erega nubwo dukunda imiziki ni haramu. None nanjye mubwire ntuzi ko wamugani karakano narengereye, reka ngende ngakureho, reka ngende ngasibe kuko ndi umuntu ndumva nakosa ariko na nyuma wanyereka ko nakoshe nkagenda nkagakuraho. Ese ubundi niki kidashoboka? Uyu munsi none nshaka kuba nkunda umuziki ariko Imana ikaba yakoze kano kugira ngo indokore ngewe, ariko wowe niya wabikoranye ikaba izasigara ari icyaha kandi utazashobora kuza kunsabira imbabazi. None se ubu ntiwatungurwa ndamutse nkoze uyu mwito wanjye nkawukora ari uw'amawayiza? Kandi wowe wamaze kuncira urubanza, wabimanitse hariya, ejo n'ejo bundi ntuzabikuraho n'inkuru w'amawayiza. Rero tugaruke ku niya dukosozanya bagenzi bacu, tugaruke twibukiranye. Wibutse mugenzi wawe umubwira turi kurengera, umwibutse urwibutso rugirira bemera Imana akamaro, umwibutse amaaya amahadisi ububiza bikoreshe. Ariko iyi mico yo gufata bagenzi banyu mukagenda mubashyira ku social media ngo babatarame shamaze ntago ari byiza, nta busiramu bubirimo, ntabwo. Kuko ntekereza numvise umuntu wigeze kumbwira ngo uriya muntu wiriya cano ntago aba mu Rwanda, ngo ntago aba mu Rwanda. Usa umuntu utaba mu Rwanda yamenya gute ibihabera? aba Uganda ni hari gose reka twe kuvuga byinshi tutaza kugeraho tukanacumura. Haja Imana ikorohereza niko nabivuga. Hanyuma n'abatekerezaga ko yakoze ibintu bidakorwa n'ibiki, yasobanuye aho yabivugiye, yasobanuye ko byari ku rubuga, yasobanura ko baganiraga nta bindi, nta niya yo gukora iki yo kuva mu busiramu cyangwa se yo gukora ubwangizi. Rero ikindi navuga muri ubu butumwa nabonye yacishije ku rukuta rwe, yashatse kunteranya n'abashehe. Ahavuga yuko ngo nango mfite batayo muri mera neza, ko umushehe uri bunyatake ndi bukubite ugwa Gitaramo ugwa Nyamirambo. Bashehe bamenyi bacu, nukuri amagambo yose twavuga kubera uburakari cyangwa se kubera ubujiji, mujye mudufata nk'abamamuma. Mwumve yuko ntago twakirira indwara dufite za nafsi, ntago twazikirira umunsi umwe. Nakazi kanyu ko guhozaho, ariko mugahozaho mutaduhutaza, mukaduhozaho mudakubita inkonji ngo ikihorihori kibaruke. Donc ni mutwibutse mutarambirwa. Rasulu yarakubiswe arakomeza aributsa, ariko ntago ngiyewe navuze ririya jambo kugira ngo mpangane namwe, oya. Hamwe nuko uwo muziki wenda ukindimo uyu munsi nshobora kuba ninjye ugaragaza ko nkukunda, ariko abandi bawumvira ku buriri, abandi bawumvira bawujyamo nijoro bitwikira ijoro. Ntago ndi mu muziki kugira ngo mpangane namwe bashehe beza, ahubwo ndi mu muziki kuko ari zo ntege nke ngifite. Kuko uyu munsi none niba mfite umwana nyine udashaka umuziki, nuko ari njye wamujyanye muri iryo shuri ry'idini. Iyo nza kuba mfite gahunda yo kuva muri iryo dini, ntago nari kohereza umwana wanjye mu ishuri ry'idini Sara. Umwana wanjye yagiye kwiga idini tubyinana mu birori, abafite amavideo yanjye barayazi, twarabyinanaga. Ariko icyatumye mwohereza hariya, ashobora kuzagaruka akaba ari we unkorera dawa. Nshobora kuzagira nkagira ipfumwe rwo gukomeza gukora ibibi kubera umwana wanjye nashyize hariya. So niba rero bashaka gukosora, nibakosore mu bugwa neza, nibakosore bagambiriye gutunganya, ariko gukosora wangiza izina ry'umuntu nkeka ko atari byo.
uyu mugabo wazike bumvisha ukuntu asoma iriya dua inna lillahi wa inna ilaihi rajuna. Ese ko bamukosoye ari umwana wavukiye mu idini ufite igisekuru mu idini, njyewe Jane wenjiye idini sibyo wavuze ko nshobora gusubira gufata ipendo kuba mvuga ngo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nkamurusha byo sibyo kwirata. Idini ni ubumenyi, idini ntago ari ubufana. Nabanza ajye kwiga idini kuko uyu munsi niba atazi kuvuga rajiona, ndahamya ko nari hamdu yaba irimo ikibazo, ndahamya ko n'izindi sura zaba zirimo ikibazo. Ahubwo ngenda mugira inama yuko yajya kwiga idini nkanjye, ntuza amasura makeya akaba yamenya kuyasoma neza. Ariko guhangana aduharabi ntago azaharabika ko Imana itaharabitse, kuko njye niyo najya mu muriro uyu munsi umwana wanjye azandokora, kuko we ariko namuteretse heza, kuko niyo yaba ari wabyitekerereje, iyo ntamuha uruhushya ntiyari kujyayo, sibyo? Ariyo kuko musabira, ariyo kuko muri inyuma. Rero twe gupfa umuziki, ibibazo byugarije ubusilamu ni byinshi, ni byinshi kandi bibabaje. Rero twe gupfa umuziki, ntabwo umuziki kuri umuntu mu idini, nacyo ngigarukeho. Umuziki muri Isilamu ni ikosa, ariko umuziki muri Isilamu ntabwo kuri umuntu mu idini. Murakoze. Ubwo rero muramwumvishije, ni Hajati aje gutanga uko option yiwe ukuntu ibintu byose byari bimeze. Ntago yari umugambi wo kugira ngo asenye abantu cyangwa se abantu batekereze ko ari umuhajati utazi idini. Ngira ngo muranamureba arabizi ibyo avuga, arabizi, ntago ari gupapira kabisa. Rero turasaba abantu ko mwarushaho gutinya Imana, kureka gushyirana hanze. Ibi bintu byadutse byo gushyirana hanze ntago ari byiza n'ukuri. Niba umuntu akosheje mwegere, niko ubusilamu buvuga. Egera mugenzi wawe umucyahe, umwibutse urwibutso birahari byose, umwibutse umubwira uti ahangaha gira gutya ejo uzarokoke, gira gutya ejo uzabijyagende gutya, sibyo? Ariko ntekereza ko kuri YouTube ntago wahahanira umuntu, ntago bibaho, ntago wahahanira umuntu, naho gusebanyiriza, naho kugira gute. Urumva abandi bantu babyumva nabo bakaza bagatera comment, ntago mamuzi neza uwo muntu murimo kuvugaho uko ameze. Urumva ikindi Sara, ikintu navuga kigaragaza ko ingiye atari dawe iri gukorwa, utu video twanjye bari gukoresha tumaze imyaka 2 ku rukuta rwanjye, ariko wakwibaza ngo kuki utu video no kuvuga kuri Hajati Jane bije agiye gushyingira, uhita ubona ishusho y'ukura ama audio ku rubuga rwanjye akayihereza uriya mugabo ngo ansebye. Nukunci intege kandi ntago nzazicika. Inema Allah yangeneye azayimpa atarebeye kuri uyu muntu. Iyi video ndimo kuririmba imazeho imyaka 2, ariko nta mushe wari waraje ngo ayivugeho, nta muntu nkuriya wari waraje ngo ayivuge. Ariko umunsi w'irembo ry'umwana wanjye nibwo fitina yabyutse. Hano rero harimo isomo ngomba gukenyera, ndakenyera ntajya guhangana nawe ngutuka, kuko hari ukuntu kera najyaga ndakara, narakara nta muntu wanukaga ngo mureke. Ariko uyu munsi none turi gukura, erega bakwe baje, none se niba bakwe baje ndakomeza ntukane? Nicyo bashaka, ariko ntago ariko bimeze. Ubu ngubu gahunda umuntu nuko kubabaza ukajya ku musara saa 9 z'ijoro, kuregera ugashyiramo reveye neza, ukajya ku musara ugaturuka muri dushe uri kurira, uzubwira nyagasani urira, ukagera ku musara uririra Imana. N'abandi bose bababaye, n'abandi bose bari kwataka, nababwira ko ari urwo rugamba twarwana. Urw'imbunda ntago rugikora, urwa aya ntirugikora, hadisi ntigikora. Umumenyi umwe arakoresha hadisi runaka, umumenyi mugenzi we akaza kuyisenyesha indi hadisi, umumenyi arakotora muri aya, umugenzi we akaza kumukubitisha indi aya. So ntago intambara ihari ari yo kurwanisha amagambo. So murakoze cyane rero. Ubwo nitubona biri ngombwa twongera tukamuhamagara. Nzitaba cyane. Nzitaba cyane. Rero Imana ibaha umugisha abantu badukurikiraga. Mbashimira cyane abantu bakomeje kunkurikira, n'ukuri ndabashimira cyane. Murimo muranyereka ko muhari, mukomeze mukore subscribe, mutere comment, turebe ibyiza twakomeza gukora. Hari abantu nababajije ngo nakora iki mubona
cyiza nabaha bati amafilime yereke komeza twihere ibiganiro baragira bati amafilime yihorere komeza twihere ibiganiro. Rero ndagerageza nkore ibyo mushaka. Rero Allah abahe imigisha, abahe kuboneraho abandi baburiye, abahe ibyiza kuri uyu munsi ndetse n'umunsi w'imperuka, muzabe mu bantu Imana yishimira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.